nk'ijambo rimwe Kabahizi yashatse gufata ikibazo cyafitanye na Ndimbati ashaka kukijyana mu kagoroba k'ababyeyi. Ntabwo yashatse gufata ikibazo cyafitanye na Ndimbati ashaka kukijyana mu bunzi. Ibyo byose byari gukorwa ataragana umuvandimwe Murungi ariko undi Sabeneke. Erega Ndimbati ni Ndimbati. Ndimbati yabaye Ndimbati. Uyu mukobwa ibintu ari gukora uyu mwanya nabyita ihungabana. Yagize abanyamategeko n'abajyanama. Ntabwo mbatutse ariko abajyanama be ntabwo bamubaniye. Ndimbati yari kwirinda kuvuga guhura kwe amavu n'amavuko yo guhura kwe na Kabahizi kuko yahise aha umurongo ubushinjacyaha. Arangije abirenzaho ati ngewe naramuguze. Ndimbati urajya mu manza urajya kuvuga ko waguze abantu nk'indaya muri detensiyo. Ndimbati ari kuburana ikintu kimwe kivuga ngo akozwe kandi cyakorewe rubanda muri criminal case against the society. Ntabwo ari icyaha cyakorewe Kabahizi nka Kabahizi person. We ni victim uri director ariko igihugu cyose cyo cyabaye offended. Niyo mpamvu ubushinjacyaha aribwo burimo burakurikirana burimo buburana nawe. Cyakoze amubabariye kubera ko nafite uburenganzira bwo kuregera indishyi zikomoka kuri icyo cyaha. Mugashobora kwiyambura ubwo burenganzira kuko batigiye nta kintu mukurikiranyeho. Nubwo yaba yaramukoreye ibyo yamukoreye atuje imyaka ariko agatanga imbabazi. Terekavuze ati narabeshye. Icyo gihe we ntibyamugiraho ingaruka? Rwose byamugiraho ingaruka wenda zitaremereye cyane. Ariko yafatwa agafungwa nawe akaburana. Yavuga ati narabeshye cyangwa nari nibeshye kigeze abihinduye status y'icyaha. Ariko niba icyaha cyarabaye victim akavuga ati simukurikiranye icya mbere ni byiza kubera ko babayeho kwiyunga. Igihe cyose yaba bikoze bivuye ku bushake bwe. Ariko ku bijyanye n'uburyozwa cyaha bw'umuntu ibyo ni ibindi. Right, ni Jaras Official TV. Reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane, abadukurikira twizere ko aho muherereye muri amahoro. Abatari amahoro namwe ni ukwihangana kuko niko ubuzima bumera. Ni byiza nibibi ariko turizera ko Imana ibibareberera. Hanyuma ngira ngo mumaze kumumenyera cyane kubera ko wenda atari ubwa mbere tugiye kuganira hano kuri Jaras Official TV. Jean Paul, umunyamakuru ukunze cyangwa se wispecialije cyane mu nkuru zijyanirana n'ubutabera. Twamuzanye kubera ikibazo kimaze iminsi mu itangazamakuru cy'umwe mu bakinnyi ba filime Ndimbati Uwihoreye Jean Bosco. Ikibazo cyavuzweho byinshi bigiye bitandukanye, nawe hari ibyo yatubwiye ubwo yageraga mu rubanza. Kuri iyi nshuro namugaruye rero kubera ikiganiro abenshi wenda mwabonye cyatanzwe n'umukobwa n'ubundi washinje Ndimbati kumusambanya ari umwana ndetse bikarinda bigera no mu butabera. So kuri ino nshuro abenshi nabonye comment nyinshi cyane ari zimubuza kugaruka mu itangazamakuru. Ndavuga nti ese ibi bintu birimo ngaruka ki, birimo ayahe makosa, ni uwuhe mutego umuntu ashobora kugwamo mu gihe ibintu biri gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe ariko we akagira ibyo ateraho comment. So yitwa Kabahizi Firdaus, umukobwa niwe wagejeje ikibazo mu itangazamakuru kirinda ubwo kigera mu butabera. Jean Paul, ndakwakiriye. Urakoze cyane. Wenda sinzi niba mwabashije namwe kubona icyo kiganiro ariko ndabizi ko twabivuganyeho, mushobora kuba hari icyo mwarebyeho. Uko mwabibonye wenda muri review ntoya cyangwa se mu buryo bwa summary yanyu, ikiganiro mwakibonye ute? Comment yaba ni both side, yaba kuwa gitanze, abacyakiriye ndetse n'uwakimukoresheje. Ntabwo nitaye kuri comment cyane, nitaye ku byavuzwe na Kabahizi Uhimbwa Firdaus. Firdaus ntabwo ari izina rye, niyo mpamvu umwe mu banyamategeko wa Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati yavuze ati twebwe twarezwe na Baringa, ariko uko biri kose ni Kabahizi barabyemera, ni nawe nyine wabareze. Wakwibutsa abantu igihe urukiko rwategekeye ko bwana Uwihoreye afungwa by'agateganyo iminsi 30, hari kwa kangahe? Hari kuwa mbere tariki ngira ngo ubwo 28.
mu gihe yari yaburanye ari ku wa kane ku itariki 24. yego umukobwa yabivuze kuri zingahe? Reka tugenda afata nuko nyine umuntu avuga bakagira ngo ni bitewe comment. ntabwo menyereye cyane izi mbuga za YouTube no kuba umuntu yakwandika message utazi aho ivuye, yenda akaba yakoresha imvugo nyandagazi cyangwa se zo gutukana. Reka ibiganiro nka bino bijye biba ibiganiro by'abantu bihuriyemo n'inzego zose, abantu bakuru, abana, abakiri batoya, inzego zose, bityo birinda ko umuntu yamanuka nk'umuntu akaba yamutuka. Ntekereza ko n'icyo kiganiro ntarebye cyose ntabwo kibuzemo comment zimutuka zimumanuka cyane. Aha rero ngira ngo wenda ku cyo warumbajije kijyanye n'igihe yakoreye ikiganiro hari ku itariki 8 nibwo cyasohotse z'ukwa gatatu, iyo tariki 8 umunsi wahariwe uburenganzira bw'umugore. Ni nk'uko umwana w'imyaka 4 yavuga ati ngewe mfite imyaka 4 data yafashe ku ngufu, akabivuga ku itariki 16 z'ukwa gatandatu ku munsi w'umwana w'umunyafurika. Icya mbere umunsi ntabwo nzi igihe ikiganiro cyaciriyeho, igihe ikiganiro gitangiye, ariko nzi igihe ikiganiro cyatambukiye kuri chaîne imwe ya Bwana Murungisabe. Yego. Rero icya mbere tariki 8 kiriya kiganiro cyari kirimo ibintu byinshi, cyari kirimo kuzamura tension nyine y'abagore, imiryango irengera uburenganzira bw'abagore, hari dutera imbere, hari Profam twese hamwe, hari anti-GBV ni ishami riba muri polisi rishinzwe kubungabunga cyangwa se guproteja uburenganzira bw'abakobwa n'abagore cyane bahohoterwa bishingiye ku gitsina. Kiriya kiganiro ubwacyo itariki cyaciriyeho ni ikibazo, ni inyungu kuri Kabahizi, kikaba igihombo n'ibibazo kuri Bwana Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco. Kiriya kiganiro cyavuzweho byinshi, kivugwaho kenshi, ni nacyo gishingiyeho ikirego cy'ubushinjacyaha. Ahubwo nk'uko yivugiye ati ngewe nabivuze kugira ngo uriya mugabo yumve ko ibyo yakoze nanjye mbizi, amenye inshingano ze nk'umugabo. Ntabwo natanze kiriya kiganiro ngamije kumufungisha, ariko arabizi neza ko ibyari kuvamo byari kumufunga bitewe n'igihe yavugiye, bitewe n'amarira yariraga, bitewe n'imyaka 17 yavugaga afite. Nk'uko nabivuze, ntabwo ikibazo cya Uwihoreye Jean Bosco gishingiye cyane ku byabaye, avuga ko mu by'ukuri iriya fishi bo kimwe mu byatumye ahabwa iriya misi yo muri gereza 30 ishobora no kongerwa ikongerwa ni igihe yavukiye 17 na 18. Ese wowe wagikurikiye ubundi ni ibiki biri ki uriya mukobwa yavuze? ngira ngo wenda bimwe mu byo yagarutseho harimo kuba ari nabyo wenda nshobora kukubaza bikwerekeyeho, kuvuga ngo itangazamakuru riri kumuhohotera. Sinzi abaguhe ushize twari iwanjye none haje nugaruka muri Abani. Yewe nari nemeje ko ningaruka muri Abani nzinywera akantu gishyushye kubi. Abari muri Amerika bihangane, hano turi ni mu ruturuturu, harya ubone nka ryari ni kare cyane, ni kare cyane. Reka someho hanyuma ubumbaza. Yego, narivuze ku kintu kijyanye n'ihohoterwa. Avuga ko ari gukorerwa n'itangazamakuru. Ubivugaho iki? Icya mbere ikibazo cya Ndimbati ngiye kwifashisha amakipe abiri abyibushye mu Rwanda, kimeze nk'ikibazo cy'abafana ba Rayon Sport na APR. Hari igice kinini gishyigikiye Ndimbati, ndetse n'umuryango munini w'abakina sinema. Hari abanyamakuru bagenzi bacu ariko biganje mu bakora nk'uko ukora, bakoresha channel z'ama YouTube, bazi ko nibavuga Ndimbati mu by'ukuri harimo n'ababikora ari funny, bagira ngo just ikiganiro cyavuge ngo karabaye amanukiye Mageragere, bakamwambika ibishati by'amaroze akiri no muri kasho kugira ngo ikiganiro cyo kirebwe. Ahubwo Fredawusi n'ibintu ataramenyereye.
abanyarwanda baravuga ngo uwanze kuvugwa yaheze onda ya nyina. urakoze cyane rero ni wowe wabizanye nareke isi adiringe n'isi twese baratuvuga twebwe baratuvuga cyane kurusha uyu mwana w'umukobwa ariko nta nubwo ikibazo afite ubwacyo ni ikibazo cy'imyumvire. Firdaus n'ahantu uwihoreye Jean Bosco azanyura mu kijyanye n'ubutabera itangazamakuru byanze bikunze hagomba kuzabaho icyo gitutu cyaryo kuko ryo rishaka gucuruza kandi rishaka gucuruza umukobwa witwa Kabahizi. Numvisha wasabye bamwe mu banyamakuru kuzanyarukira bakajya muri Nyaruguru kureba ubuzima bw'iwabo cyangwa abayeho ariko nta nubwo ikibazo ari cyo kikwereka igitutu cya Kabahizi n'abanyamakuru. Umucamanza wari ufite urubanza rwe ku rwego rwa mbere akora kumva okay. Urwego rwa mbere ni uwakiriye dosiye bwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Mu by'ukuri ibinyamakuru byahawe uburenganzira bwo kuba rwakurikirana iburanisha rifata amashusho umuburanyi n'abitabiriye iburanisha. Ni ibinyamakuru bibiri by'imbere mu gihugu kuko aribyo byamenye ko urubanza ruhari birandika. Bimwe mu bintu umucamanza yihanangiriza abanyamakuru iyo ugiye mu rubanza urwo ari rwo rwose ni ukwirinda gufata amajwi urukiko, ni ukwirinda gufata amashusho abacamanza baburanisha n'amajwi yabo ku mpamvu icyambere yenda z'umutekano wabo. Ntabwo umuntu yaba ari mu rubanza rw'umuntu ushobora guhabwa imyaka 25 imyaka 30 ngo ujye gufata amajwi ye uyashyira hanze, nyine barabikubwira ukabyumva. Ariko ejo bundi madamu presidente yinjiye mu rukiko saa 5:30 hafi saa 6 aravuga ati ufite kamera ayitungaha ninjye ufite ijambo rya nyuma muri iki cyemezo cy'isoma. Ufite telefone umufana wa Ndimbati uzi gufotora n'utabizi baraza batereka telefone ku meza. Nibango ntabwo ari kwa kundi umunyamakuru yibijwe babiteretse ku meza icyemezo arakimanuka. Nubwo itegeko rimwemerera ko ingingo ya 71 nyine isaba gufata amajwi n'amashusho mu rukiko hari agaka kavuga ngo umucamanza arabisuzuma yemerewe kukwemerera kubikora cyangwa se akwemereye kutabikora. Mvuga iki? Nyakubahwa mucamanza tegeko rivuga ko iyo procedure yo kwandika itabayeho wemerewe gufata amashusho mbere y'iburanisha cyangwa ugafata amashusho n'amajwi nyuma y'iburanisha. Sakabona abanyamakuru bari basakabatse ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge akavuga ati aba bantu singiye kwiteranya nabo ntibagiye gukora inkuru bavuga ngo umucamanza yanze ko dufata amashusho. Nabyo byabayemo igitutu cyakurikiye bitunguranye. Maître Irene Bayisabe mu buryo yari mu rukiko nk'umuturage nk'abandi nubwo ari umunyamategeko wa Ndimbati ubundi hari umwenda abanyamategeko bambara yaje kumva icyemezo cy'urukiko nawe abaramanutse avuga ikigiye gukurikira, avuga uko Ndimbati amerewe, avuga uko yamubwiye. Nabyo bitemewe. Impamvu bitemewe kirazira kugira comment uvuga ku rubanza rw'umuntu ataraguha uburenganzira. Kandi ndahamya ko uwihoreye Jean Bosco Alias Ndimbati nuko nabonye atinya kamera muri iyi minsi ari mu bihe bitamworoheye. Ntabwo yamutumye ngo ajye imbere y'amakamera 40 avuga ikigiye gukurikira. Icyambere Ndimbati ashobora kuvuga ati ngewe ndifuza kuburana mu buryo bwitwa accéléré, ntabwo nzajurira icyemezo ahubwo ndasaba umunyamategeko wanjye gusaba urukiko rukihutisha dosiye yanjye kugira ngo mburane nkatirwe cyangwa mbumwere. Ubundi interview ntabwo zimenyerewe. Cyakora interview Ndimbati buri yakatiwe imyaka runaka cyangwa se akabumwere ushobora gukora interview n'abanyamakuru ukavuga ugatanga ishusho y'urubanza waburanye. Ibyo byose bikwereka igitutu. Umukobwa rero w'inyaruguru waje Kigali gushaka akazi ko mu rugo hari ibintu nyine ataramenyereye. Ibi yakoze Ndimbati ubwo yarevugiye ati umwana w'umukobwa nta kibazo afite n'ubu nafunzwe yari nge bamwishyuriraga inzu
birumvikana ko hari igitutu yashyizweho, hari ukugishyirwaho n'inshuti za Ndimbati na groupe ye, hari ukugishyirwaho n'iyo publique y'abanyamakuru, hari ukubona ibitutsi bamutuka. Ikindi ubuzima abamo ntabwo tubuza, ariko we Ndimbati avuga ko wari umutunze n'abana ari wari ubatunze. Ikiganiro cyaciye kuri sheni ya mbere, wabonaga ukuntu asa, wabonaga uko yagikoze naho yarari. Ikiganiro cya kabiri wabonye aho yagikoreye, wabonye ukuntu asa, bivuze ngo wasanga yatangiye gushyira ku muzana akavuga ati cyamene umugabo agiye kumufunga, ndakodesha muri Kigali, ifite abana bakiri bato, nabaye igicibwa ku mpande zose. Bivuze iki? Bivuze ko papa we yari ku ruhande rw'umukwe we rwa Ndimbati, kuko hari ibiganiro byabaye hagati ya se w'umukobwa na se wa Ndimbati na nyina wa Ndimbati, bagira ngo ibintu babirenzeho, ibintu inzego za leta zitemera. Icyaha cyo guhohotera umukobwa hano mu Rwanda ntabwo ari icyaha batorera, ni icyaha kitihanganirwa uko imiryango yakumvikana kose. Igitutu umukobwa yashyirwaho, yenda uwamubwiye kujya kuri sheni imwe, yenda niwe wamubwiye kujya ku yindi. Tugifasheho aho mpikije nkahitsaho, nta kibazo afitanye n'abanyamakuru. Sister Kabahizi alias Feredaus, abanyamakuru bose si abanyamakuru. Uzabona abanyamakuru bari ku ruhande rwawe bagushyigikiye cyangwa se bagaragaza ko Ndimbati yakoze amakosa, ariko uzabona n'abandi bavuga ko Ndimbati nta makosa yakoze. Urubanza ruracyari rubisi, nta nubwo ukekwaho yari yaburanishwa. Niyitonde, urubanza ruzabe itegeko, noneho hazabeho izo procedure avuga zo gusaba imbabazi. Abantu bareke kwitiranya urwego rw'abunzi cyangwa mu muganda. Tugoraba tw'ababyeyi wakagiyemo none se Kabahizi arabona Bwana Dr Faustin Nteziryayo, perezida w'urukiko rw'ikirenga, Bwana Havugiyaremye Aimable, umushinjacyaha mukuru, SG wa RIB. Izi ni kese bazi, ntabwo bazizi mu rwego yenda ruri politiki, ariko bazizi nk'ikintu kiri gusakuza muri rubanda. Ntabwo ari ikintu bahita baterura ngo bakijyane mu kagoroba k'ababyeyi. Mu by'ukuri ikintu mu ijambo rimwe, Kabahizi yashatse gufata ikibazo cyafitanye na Ndimbati ashaka kukijyana mu kagoroba k'ababyeyi. Ntabwo yashatse gufata ikibazo cyafitanye na Ndimbati ashaka kukijyana mu bunzi. Ibyo byose byari gukorwa ataragana umuvandimwe Murungi. Ariko ubundi Sabine izina ry'Ikigali, ubundi hari abantu umenya amazina yabo batawe muri yombi. Bati buriya Jarase umuvandimwe yitwa Karekezi Hategekimana. Ese umusaza ko yari yaravuze ngo ni Jarase, ariko amazina si cyo kibazo. Nta gitutu afite. Abanyamakuru bo bari ku kazi. YouTube orientation yayo nibiri ikunda. Ibi biganiro dukora anyinjijemo, njyewe nzegura ku mpamvu zanjye bwite. Ntabwo umuntu azantuka kabiri. Buriya online umuntu yandika message tukana ukayikuramo, YouTube uyikuramo ute? Ko umuntu avuga ati arakomanuka ukavuga uti umuvandimwe ko tutaturanye mu bitekerezo by'abantu ndeba uwakuzonze musibe. Baratukana koko ari umuntu, ariko ni nabyo Feredaus avuga, aravuga ati kuntuka ati biri kundenga, ati natangiye kunkomeretsa. umva ikibazo cyo gutukana, ikibazo cyo gutukana n'ubwo wenda amategeko hari icyo abiteganya. Abantu bitwa ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda biyise ko ari abo muri opposition, nabo abantu batukana, nibo abantu batukana, bagatukana ntibatinye n'umukuru w'igihugu. Ariko rimwe Perezida Kagame yaravuze ati abantuka nyine bafite umwanya, nibabikore igihugu gikomeza gitera imbere. Utera amagi ayatere, aho kuyaha abana arayatera imodoka. Yewe uzantera amagi yayantera mu buryo bumwe cyangwa ubundi nzayasama njye kuyateka. Ariko ntabwo ari byo twavugaga. Kameme
abantu bagerageze niba harabayeho kurekura cyane gufungura freedom abantu bajya nabo bagira ikinyabupfura wa mugani Kabahizi Ndimbati ko yemeye ko babonanye baryamanye mu buryo bufunguye nk'umugore n'umugabo bakararana ariko we nyine yagobetsemo ikintu kiremereye ati njye naramuguze icyo kiganiro yageza kigaruka uramubwigeza amubaza ikintu kijyanye no kugura ngira ngo ntabwo nakirangije neza cyose ariko sinzi icyo yabivuze yababwiye kuko uriya niwe yagiye kumushaka ntekereza ko yababwiye ntekereza ko bitarimo ariko binarimo so naho twari twibereye Kabahizi n'abanyamakuru nta kibazo ese ubundi abanyamakuru azajye kuri Aremusi yewe reka murangire Kabahizi abanyamakuru uzi bakwatatse ese ubundi uramuzi ntabwo muzi okay nagira amahirwe yo kukubona wowe ntabwo wagira amahirwe yo kumubona kuko hari igihe wamugana azagira amahirwe yo kukubona uzamwaka urutonde rw'abanyamakuru abo n'abamwatatse nubona hari umunyamakuru uzi wamwatatse uzaza umbwire biragoye ni dote ni wa ni urumva ariko nta munyamakuru kame mu muzima wajya gutukuriya mwana noneho unaza amategeko rega buri munyamakuru mwiza nugira nosiyo nkeya nugira ubumenyi buke ku mategeko kugira ngo nawe ajye yirengera yes alright hanyuma Jean Paul wenda ukiri aho ngaho n'ubundi nagutumiye nk'umunyamakuru kugira ngo tuze kugiklarifiya neza n'ubundi kuko ntago ari we wenyine uri kwikoma abanyamakuru kuko n'abantu benshi bakunda kwikoma abanyamakuru ubundi ni gute abanyamakuru bakwiye kwitwara muri kese z'ubutabera nawe ufite ukuntu ufite experience wenda n'amakosa bagomba kwirinda imanza z'ubutabera abanyamakuru s'ubundi bazikoraho kangahe abanyamakuru baherukaga gukora ku rubanza rw'ubutabera mbere y'uko u Rwanda rwinjira mu bihe bya COVID-19 mu 2020 nko mu kwa kabiri cyangwa se mu kwa gatatu gutangira mu rubanza rw'aba bakobwa ba Zaina bana nibwo bayagaye barayagara kamera zirakora urubanza kubera icyo gitutu cyabo bavuga ngo bari abakobwa ngo bakasenga imyanya y'ibanga y'umukobwa mugenzi wabo urubanza rujyanwa mu nzu mberabyombi wari ubizi iriya nyubako ko yitwa inzu mberabyombi y'urubyiruko rwa Kimisagara urukiko rwitiza sare impamvu yajyanwe Kimisagara nuko urubanza rwaberaga n'ubundi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi iriya ni ifasi yabo icya kabiri abakobwa ngo bakaba bari batuye Kimisagara nirwo rubanza rwayagaye pe urundi izindi manza zose ziba zirimo protocole imanza zagize abantu benshi abanyamakuru benshi nkabona kamera 2014 ku itariki 13 z'ukwa kane igihe hafatwaga nyakwigendera Kizito Mihigo uwatoretse gereza Kasiye nta muhanga n'umusore witwaga Dukuze Muremyi Jean Paul bavugaga ko yari yaravuye mu gisirikare yari umudomobe nibwo bwa mbere nabonye polisi ivuga ngo turerekana abantu saa 4 saa 2 n'igice kamera zari ku cyicaro cya polisi icyo gihe umuvugizi wa polisi yari assistant of commission wa polisi yitwaga uyu mu papa karaka umuvugizi icyo gihe komishoni badege yari akuriye CID urumva umuvugizi yitwaga Ndera yari umusaza oya Tony ntabwo ari Tony ibyo ni ibya kera ariko ikiriho ni kimwe nibwo nabonye abanyamakuru benshi icyo gihe ikibazo cya Kizito Mihigo umuvugizi wa polisi ntiyakivuzeho cyashubijwe n'abadege yari kese y'umunyamategeko uri abadege n'umunyamategeko uziko badege n'umunyamategeko Damas Gatare assistant commission of police Damas Gatare uyu munsi ari ahuza polisi n'abaturage niyo posta kuri ariko icyo gihe nawe umuvugizi reba kese itaravuzweho n'umuvugizi nawe kandi urutugu rwuzuye bakavuga batereka turuho umusaza umenyeranye n'abanyamakuru so kese urundi rubanza n'abanyarwageza abantu benshi ni igihe Sankara bamufata bakamwereka abanyamakuru urundi nuko hari mu bihe bya COVID-19 ni igihe cya Rusesabagina bamwereka abanyamakuru mu kwezi kwa 8 naho imanza zirebana n'ubutabera zose
abanyamakuru ubundi bagendera ku murongo bahabwa n'urukiko. Bahabwa n'urukiko gute? Bahabwa kuko niwe uvuga uti muri iki cyumba cy'urukiko nk'ubundi gukurikirana urubanza rw'uwahoze ari umunyamakuru, kuko ntabwo uyu munsi arafunze, witwa Sengimana Theoneste, Umubavu TV so waruzi? Ndawuzi. Wajya guhurira Ndawuzi. Okay. Uriya munyamakuru afunganywe n'abandi bantu 7 bivugwa ko cyangwa se biyemerera ko bari mu ishyaka ritaremerwa n'ubutegetsi ryitwa Delpha Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire. Nirwo rubanza ubona narwo rwarashakuje kuko bafashwe mu kwa 10 2021. Nirwo rubanza nkurikira, ariko urebye tension ruba rufite cyane ku bacungagereza babashinzwe, utatinya no kuvira icyemezo cy'umucamanza akavuga turi urubanza. Umuntu wasabye kurukurikirana gufata amashusho n'amajwi ni uwitwa Jean Paul Nkundineza. Icyo gihe umucamanza yavuze gutyo wemerewe gukora byose. Eba wakurura wafata nk'ifatatiyo y'isibi koko afande koko umuvandimwe. Umucamanza aravuze ati Jean Paul arafata amafoto akeneye akoresha mu nkuru ye. Wowe SP Murenzi ati barakubeshye, ndaguha abahungu banjye bakuzirike, ayo mafoto ntuyafatura yasiba. Ubu koko so guha akazi CG impariza mu nda n'izindi nzego z'amagereza cyangwa izindi nzego z'ubutabera. Hari uburyo umunyamakuru abona amakuru mu rukiko, urwego rw'umutekano rwo rwose ruri muri urwo rubanza rwaje gucunga umutekano, ku influence umucamanza ibi nibi ntibifatwe n'ubizi kuko nawe uri wifataho icyemezo. Hari urubanza rwigeze kuba umucamanza ategeka ko bacungagereza basohoka. Sohoke imbunda ntizemuye mu rukiko, mu barindire hanze y'icyumba cy'urukiko, ntaho bajya. Nuko bango nibagenda mu bambaza barasohoka. So impamvu n'abanyamakuru batinyerega ibyo byose, abatinya kugongana n'umupolisi ku rukiko, atinya kugongana n'abacungagereza. Ariko nanone iyo uzi uburenganzira bwawe, niba icyo wakoze kitagize icyaha ubundi bukwiye kugakora. Davis D bamurekura urabizi. Uza abanyamakuru bafunzwe mu gihe cy'isaha kuri brigade. Uzi impamvu? Ebana bajyanye amakamera bajya gufotora aho Davis D bashaka gufata ngo yashusho ngo asohokana n'agakapu. Bari babamaze. Emi wanjye arabe apade minyawe. Emi arabizi. So rero inkuru z'ubutabera ni dangerous ariko zikaba success. Ni inkuru zishobora kukugira umunyamakuru wa danger bitewe nuko wahagaze mu mwanya wawe neza, cyangwa se zikakugira umunyamakuru nyine uraho utangaza ibintu adafitiye gihamya. Rero inzego zarizo zose zibanze zubaha ibyemezo by'umucamanza, uhereye ku nzego z'umutekano ziba zifashe. Urabona nka Ndimbati ntabwo ari umucamanza wabwiye abapolisi ngo bamuhishe, oya. Ntabwo ari umucamanza wabwiye abapolisi ngo Ndimbati ngo mumushyire muri kasho ngo cyangwa se ngo mumucishe hasi abacamanza baparika, oya. Ni icyemezo bifatiye kubera yuko yenda nabo harimo abafana. Erega Ndimbati ni Ndimbati. Ndimbati yabaye Ndimbati. Uyu mukobwa ibintu ari gukora uyu mwanya nabyita ihungabana. Nushaka kumbaze aho mpera ngita ihungabana. Ibyo arimo nawe ntabyo azi. Cyakora azabona ari filime. Ubwo usa nk'ugisobanura neza. Rya Kabahizi. Yego. Kabahizi ubwo yivugiye ko ibyo yavuze ko ari nko gutera ubwoba Ndimbati ngo abone ko ibintu ari seriye. Agiye kubona baramufunze. Ibyo ubwabyo harya ngo naho yaciye aho umwana yaciye hava n'uwundi. Ahubwo nzi imyaka 2 yamufashaga yishyura inzu, niba atarajyaga ajya kwishyura inzu akahagera. Oya tubivuga uko biri, ibaza ari momo. None se bariya abantu bataravutse basa na Ndimbati. Nta mwana uvuka rero batabanje kureba ukuntu akura se, bafite ukuntu babakuza nyine. Rero uriya mukobwa uriya mukobwa n'uwa Ndimbati, kandi uriya mwana Ndimbati nawe yaravuze ati aka kana nkambariye
ubwirinzi bumwe wahoze umbwira ngo uzashaka umuyobozi wa RBC yego arabaza ati naramanutse niba arwaye ndware nimpfa pe nawe ntiyiyanze aba aramanutse gikomando Bose. haba havuyemo wari impanga Kizimbabwe ahubwo se mbwira ahubwo umuryango wa Ndimba tubyara impanga nta kandi kazi so buriya erega uyu mwaka mugani mufite akazi kenshi kandi gakomeye agiye kubona abantu havuyemo impanga harimo kuzikuza no arya mu kinyarwanda bagute babyita ukurakuza akabe gasekwa nka keza oya nibyo ariko uriya mukobwa hari ibintu yavuze nzajya kumusabira imbabazi ako ko ntakumvishe ntunyobye rwose ko atamusabiye imbabazi bicaye harya handi hitwa Norvege Karama. Ikarama ko bicaye Karama igihe kikagera akagenda agakureyo n'abana hariya niho yari kumuhera imbabazi ibyo kuba imbabazi ashobora kuzasaba imbabazi ahubwo bikazavamo ibyaha harya ntabwo twavuze ukuntu iyi diru ya Kabahizi ishobora kuzavamo ibyaha byinshi mu gihe cy'urubanza nyirizina yego bwa mbere ni nacyo ngira ngo ubundi unatubwire niba Kabahizi nawe ubwe mu byo ari gutangaza kuko abantu benshi baravuga ati irinde itangazamakuru bishobora kumuviramo ibyaha bishobora no kuba yabihanirwa hari sheke yatanze itazigamiye se ngo yirinde media nka Mabure nta sheke yatanze itazigamiye nta mitwe akorana nayo nawe numubona umusure cyakora nanjye namurinda ese ubundi itangazamakuru rihera rikagarukira erega na Twitter yawe n'itangazamakuru na Facebook na Instagram none se Sudi hari ikinyamakuru uzi afite kizwi ari Sudi Jarase official ariko sha niho ntinyira rero mushinga mwarawize we ari Sudi Oneya Jarase official abantu ho japo inganza cameraman ndamugura nka Sarupongo dushakisha akantu tugobekemo ka Jean Paul twumve ko twakirigita kuyu muzungu ariko ahubwo navuga ati YouTube social media n'ibindi rwose bimpa amahoro urubanza nubwo urubanza ikirego cyo cyubakiye ku kiganiro yahaye YouTube ariko ntahakana ko hari ibyo yabeshye hari ahantu wavuze ati ikiganiro natanze ndabeshye ahubwo hari akantu yagobetsemo umuhungu yamubaje ati umugabo Ndimbati yavuze ko ari we papa w'abana ati reka ibyo ni Ndimbati wabikoze yaragiye ararema aracura nicyo kizaba icyaha yaragiye ararema aracura yandikaho umuntu witwa Jarasi official ku ifishi hari umwanya bashyizeho wa telefone ashyiraho nimero ze tujura abana baracyari abandimbati tujura bibaye ikindi cyaha cyo gukora no guhimba inyandiko mpimbano numva ukuntu yamuhise amubwira uriya mukobwa afite ukuntu agere munsi y'akarera ariko iyo mubaje ikibazo kiri serera kangu yahise aramubwira ngo uwo muntu Ndimbati yavuze wigeze umubona mu rukiko ndati ntawe nabonye rero niba utaramubonye mu rukiko wivuga ngo arahari uriya muntu ni Ndimbati wamucuze aramuzana amushya iyo ugiye hari amafishi wuzuza yakakubwira ngo witwa ndi ugashyiraho amazina hari no bagusaba indangamuntu no bwa mbere ngiye kumuvuga ariko ko mu butabera uyu munsi ADPR iri mu rubanza bararegwa miliyari abahoze bayobora ADPR bararegwa kunyereza miliyari 5 n'igice za ADPR mu mutungo w'abayoboke ba ADPR hanyuma ADPR ikaka igasaba ko izo miliyari zisubizwa ikaka n'impozamarira byose hamwe bikagenda bikitura muri miliyari 10 hari igika cyaje shatageje ko bavuga Jarasi benye ibintu atarazi iyo mivuno hari igika cyaje cy'umuntu wari ushinzwe ivugabutumwa iyamamaza iyobokamana mu muryango ADPR avuga ati ADPR ni idini rinini twifashije abanyamakuru tubaha amafaranga twabahaga amafaranga bakuzuza indangamuntu n'amazina yabo Bwana Angelo Mutabaruka imbaga y'ibihumbi 800 abarabifasha arandika nimero z'indangamuntu
ahari kabiri agashyiraho 4 5 8 9 7 blablabla imibare baye 16 ebana bibaye urubanza boza ati twebwe amafaranga twayahaye umugabo witwa Angel Robert Mutabaruka kuri TV1 bafashe za nimero z'indangamuntu bajyanye ku mushinga wa NIDA babura uwitwa Angel 0 muvandimwe witwa Muvunyi ibaza hakiriho Remigo niba ari 500 yahekenye aya mafaranga hari umuntu wese ariko se ngo Jean Paul ngo ntaho yaneba shani ndahari uvuga ko yampayeho avuga tindera de nuko ibyo nacyo ikintu cyose ukoze uyu munsi gishobora kuba icyaha kubera yuko ari amazina ndimbatamuvuga narinzi ko ahari narinzi ko ari umuntu imiryango yicaye ngewe rwose umuntu wabona nariye bango miliyoni y'idolari hoya ngewe umuntu waba ufite abana adashaka kubiyandikishaho azabazane tujye mwirangamimerere bitwa abana banjye ariko bitari amacabiranya nka biriya bavuze byo kutinya yuko ndimbati abana ba Feredaus nibamujyaho yenda byaba icyaha umuntu wifitiye abana bakavuga atereka mbehere Jean Paul abana muzi na Yesu aravuze ngo mureke abana basange ese yangu uriya mutipe afite amakosa niba so baramuhaye miliyoni y'idolari ibaze bayimpaye nka yanga yewe nta mafaranga nkeneye avuga ko uwo muntu ari baringa atanabaho kandi umukobwa yavuze ngo ni ndimbati wazanye ayo mazina yavuze nyine ko bavuze ayo mazina avuga uwo muntu nyine atariho siyo mpamvu se ntanze urugero rwa Banjero Angela arakubwira ati ibyo bintu ntabyo nzi batanga ibimenyetso niba bavuga ko twanditse nimero y'indangamuntu yanjye ngiyi izo ni izabo amazina gushyira mu bitaro uwitwa Angelo Mutabaruka ni uburenganzira bwabo ikimenyetso cya mbere ni nimero y'indangamuntu basanze itariyo so kuri za miliyoni se Sabe yatse nta kintu yavuzeho yabihakanye n'ubundi avuga ko n'ubundi atarasanzwe aziranye na Sabe nyine ari navuga ko ikiganiro yagikoze n'ubundi nk'uko wari ubivuze ashaka gutera ubwoba Ndimbati atagamije no kumufunga akavuga ati ndashaka no kumusabira imbabazi wenda ndagira ngo turi no kugenda twegera umusozo ubwo uretse gato ubwoba kuri Caporal ubwoba kuri Ndimbati w'imyaka 50 mwana y'imyaka 18 20 akamutera ubwoba ibintu byose yakoze ni amarangamutima ni igitutu ndetse ashobora no kugera imbere y'umucamanza akavuga ati ratanya kubahwa mucama barunaka na barunaka nibo bambwiye gusubira mu itangazamakuru ngewe umurongo wanjye mpagazeho n'uyu uriya mukobwa mu mvugo ye yagerageje kwerekana ko yagoragoje akagoragoza kuko yavugaga ngo aho azajya kurega Ndimbati azamugura n'ikimenyimenyi uyu munsi ubona ikibazo cya Ndimbati cyarafashe indi sura atari isura ya politike ahubwo ari isura ijyanye no mu gice cy'imyidagaduro abantu bafite abafana n'ibiki n'imibanire urubanza rwa Ndimbati ejo rwamaze kujuririrwa itariki ruzaburanishirizwaho ubujurire ntabwo iragera nibutse abantu ko Ndimbati atazababurana ngo mwabonye ko umukobwa yagiye mu itangazamakuru akavuga ko yambeshye ashaka gusaba imbabazi hoya Ndimbati azababurana icyaha kivuga ngo ndasaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo ndanabarangiye ahantu azaburanira urukiko ruzamuburanisha ko rwakumva impamvu natanze mburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwakumva impamvu natanze mburana zikabiha agaciro nkarekurwa by'agateganyo urubanza rwanjye nkazaruburana mu mizi ntafunze ikizaba Ndimbati azaburanishwa ubujurire bwe asaba gukurikiranwa adafunze swati umucamanza ashobora kuzategeka ko akomeza gufungwa atitaye ku marangamutima y'umukobwa ese Jara ubundi buriya uzi ko niriya minsi 30 urukiko rushobora kuzayitesha agaciro uzi impamvu uratekereza coupe zabamo na deal zaba Ndimbati mu gihe yaba arekuwe inshuti zanjye ntabwo Ndimbati mwanga nare nabivuze ko ntamwanga
ariko nyine tujuru hajya kuba akantu umukobwa akabajemo. Si umukobwa arajya kuvuga ngo azajya kumusabira imbabazi. Ndimbati yamaze kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko asaba kurekurwa by'agateganyo kugira ngo akurikiranwe ari hanze ajye gukorera umuryango we. Umwe mu muryango we ashaka gukorera harimo n'abariya abana yabyaranye na Kabahizi. Kabahizi atarahabwa n'itariki y'ubujurire ahise amanuka kuri 3 degree dimansiyo. Hariya ngo yitwa ngo 3 what? 3D. 3D. Hari hoteli ibarusha yitwa 3 degree. Ahubwo uretse zajya Tanzania mbabwire nanjye banyihera umuvuno witwa 3 degree hotel. Vuge 3 degree TV. So, bivuze iki? Umukameramani twari turi kumwe. Kuko nyine wowe uri boss. Wowe uri mu zindi nyungu umuntu atazi n'imivuno. Ariko imwe mu mpamvu Ndimbati yavuze arashaka yasabye urukiko kurekurwa by'agateganyo kugira ngo ajye gukorera umuryango we. None umukobwa uwatumye afungwa abantu A cyangwa B, uyu mwanya RIB na MTN barebye imikino ibera kuri telefone ya Kabahizi basanga arimo n'abamutera ubwoba. Byahita bitanga ishusho yerekana neza ko impamvu yarayagiye kuri iriya chaîne. Icya kabiri, mu gihe Ndimbati yaba afunguwe n'umushinjacyaha azabivuga byabangamira iperereza, byashyira igitutu kuri Kabahizi, habamo diru nyinshi zo kongera kubahuza, ibyari kuba byarakozwe kera bigakorwa muri ako gahe bategereje kuburana mu mizi, noneho akazaburana mu mizi hari ibintu biyumvikanira. Kandi umushinjacyaha nawe avuga ati ndashaka guperereza iki kintu, menye icyaya amafishi, menye imvo n'imvano n'amafishi n'ibindi byose bigiye bijyanye nabyo. Cyakora mu gihe yaba arekuwe ndabizi ahaho baranyirenze. Nyine hari umuntu wambwiye none se ngo buriya ngo Ndimbati muramushaka iki? Ese twamutwaye iki? None se ngo kuvuga ngo niko jihad avuga? Wumva ngo jihad ngo no Ndimbati. Ngo wowe umva ngo wowe nyine ngo biragoye kumenya kuri wa Ndimbati ngo ariko ngo ntabwo ushyiramo imiyaga. None se imiyaga ko ntari umushinjacyaha simba umucamanza. Maze n'umucamanza abwira umuntu wese ufite igifata amajwi kuzana imbere ye, ndagira ngo nkubwire ko ruriya rubanza rwa Ndimbati umucamanza iyo ategeka ko arekuwe, iyo asoma icyemezo kimurekura by'agateganyo, umuvandimwe twari turi kumwe, ntabwo ziriya telefone n'amarikoda n'amakamera n'amajwi ye yari kwemera ko begera. Uzi ko ntabigenza umuntu urekurwa icyemezo wagishyira muri systeme. Access ikabonwaho abavoka n'ubushinjacyaha n'urukiko. Abandi ubwo nyine mukajya kubaza Irene nawe bakamubwira batari ko kuvuga ko Ndimbati yarekuwe ntabwo ari byo bikenewe, bitongera bikazamura indi taso mu mwihorera arekurwe kwaje. Hari imanza tumenya ari uko nk'urukiko rwarekuye umuntu gereza yenda igatinda kumurekura. Se burya yari yararekuwe uti kuki se mutari mwaratubwiye? So Ndimbati nkimara kubona atanze uburenganzira butanditse ko umuntu wese ushaka gufotora no gufata amajwi n'amashusho aravuze nti Ndimbati karabaye. Ariko nabo twari turi kumwe kahise kaba. Icya kabiri, uru rubanza ruracyarimo amarangamutima. Ngiye kukubwira ukuntu abantu baza mu nkiko biteye. Ndimbati ntashobora guhabwa imyaka 25 cyangwa burundu cyangwa 30 cyangwa 15. Ibyo byose ntabwo azahabwa imyaka 2, ntabwo yapapuye telefone. Mu gihe yaba bihamijwe n'urukiko, Ndimbati natangira kuburana mu mizi, abantu bazaza banukire yenda rumuhe 25. Ntabwo mvuze ko ariko bizaba, ashobora no kuzaba umwere. Nahabwa 25 azajurira mu rukiko rukuru. Umva hazasigara haza barumuna be, umugore we, ubwo sivuze ibyo gusura bwo niyo ukiri kuri RIB hazi sinzi wakatirwa 5 hagatangira kuza umugore n'abana. Iyo umusore haza abakobwa bari inshuti zawe nabo babona abahungu batereta bakakureka ibaza komeje kwiruka inyuma y'umuntu ufunze. Urubanza rwa Ndimbati ruzagenda ruhindura isura bitewe nuko azagenda ahabwa ubutabera. Ndabihera no kuri ba bakobwa. None se abakobwa baburana Kimisagara bari no mu rukiko rukuru si ibintu bitandukanye.
mu rukiko rukuru hari harimo imiryango yabo gusa n'abavoka, ariko mu rukiko bakiri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni byari show. Icyo umukobwa yakoze ni amarangamutima, wabonaga afite igihunga, ntabwo nzi ubuzima abamo, ahubwo jara washatse nimero y'abantu kabajije uriya mutipe witwa Emi Nyawe, ntubikore nk'uko wa muntu yabikoze, kuko abonye umuntu wasunikaga ingorofani aguruka. Uzi abantu batwara ingorofani mu mutima, abantu uriya yayitwaraga ku butaka. Hari abantu birirwa bikoreye ibintu batekereza ubuzima bw'ejo bakirirwa bahangayitse. Wowe niba Ndimbati yaravuze ko bariya bana yarabatunze kandi akaba afunze, aho kumutunga kamera cyane, mushyira Umutanzaniya n'ibiro 10 by'isukari n'ifu y'igikoma, abone ko hari itandukaniro ry'abanyamakuru. Ndabizi nabwo bijyanye byateza paramike, ariko biteze ya paramike, ariko wowe icyo wakoze Imana yagihaye umugisha. Yavuze ngo hari abantu bo hanze ngo bamwumvishe. Uza abantu bo hanze, uza amafaranga y'abantu bo hanze abantu bamaze kuyazira n'abo banyamakuru. Meme n'abana banyamakuru ba YouTube bafunze bagenda batangaza ibintu ngo bari gutwika, usanga bavuga bati twebwe ni amafaranga y'abantu bo hanze yadushukaga, ariko tujuru ukabona ari ku myaka 7, ukabona amaze imyaka 5 ataburana. Ntabwo ikibazo ari cye, ahubwo Firdaus ukeneye ubufasha. Hewe nkusabiye ubufasha. Umunyamakuru uzajya ukubwira ngo arashaka interview yawe ageza mu mufuka wo mu Tanzania, kuko nawe abagiye gutwika wa mugana. Twizere ko 3D hari icyo yafashije mu bundi buryo wenda ntawamenya. JP turi gusoza rero, birumvikana byo usesenguyeho bijyanye n'ikiganiro yakoze, uravuga uti afite ihungabana rikomeye. Hari izindi ngaruka byamugiraho mu butabera ukurikije wowe amakesi uzi ajyanye no guhuza ibintu n'itangazamakuru? Niba cyitwa umwana, oya none ntago akiri umwana, yari umwana icyo gihe, bari kuvuga nk'umuntu mukuru. Aha, igihe cyose Ndimbati yagirwa umwere ku byaha byatumye afungwa byavuzwe na Kabahizi alias Firdaus, Ndimbati yatanga ikirego mu rukiko cy'indishyi, kuko yamwambitse ubusa mu ruhame, kuko yamusize isura mbi, kubera yuko ashobora no kuvuga ati ngewe nari ndi mu mishinga ya miliyoni 100. Mu gihe namaze mu butabera zose sinzi aho zagiye. Cya kabiri ashobora kuvuga ko n'izina ryo ubwaryo ntabwo ari Ndimbati, ntabwo ari Ndimbati wa nk'aba mutipe Mabure ashobora kuzategura ibitaramo pe bikamuhira, ariko nazajya ategura igitaramo kizajya kiza bwa mbere ha mutipe utishyura hoteli. So izina rya Ndimbati ryarangiritse, kiretse agiye nka Nairobi ahantu batamuzi, akagenda akikaranga akivuruguta akongera akaza ari hiti. Ariko mu gihe byose ingaruka zamugeraho igihe cyose yaba umwere, kiretse asubikiwe. Yego Ndimbati ashobora gusubikirwa ibihano, ako se ibyaha byo gufata ku ngufu na viole birasubikirwa. Ibaza bisubikiwe ntabwo bisubikirwa. So ntabwo bisubikirwa, ariko ingaruka uriya mukobwa byamugeraho, urukiko cyangwa se abashinjacyaha n'abandi. Uyu munsi haburana ubushinjacyaha, ntabwo haburana Kabahizi. Kabahizi hagarariwe n'ubushinjacyaha. Rero igihe cyose Ndimbati yagirwa umwere yaregera indishyi, kimwe nk'uko bashaka kumubwira ngo byihorere bibe 50 kuri 50, ariko nubwo ataregera indishyi, ingaruka kumwaza abana b'imyaka 5 nibo baze kumwaza. So yahura n'ikibazo gikomeye muri publique, cyangwa se ikaba ari n'inzira. Ubu ngubu bari mu bantu bavuga ko afite igitutu cyishi mu Rwanda cy'abanyamakuru cyane, umuntu akamwohereza ati cyuri mu Bubiligi cyangwa n'ahandi,
akamugirira neza ubuzima, akazukira mu buzima, kuko ntabwo akumiriwe kugenda. Ashobora kugirira ubuzima mu kibazo cya Ndimbati. Ndimbati ushobora kuba ukiri mu bugenzacyaha kubera yuko hari iminsi bapima abafungwa kugira ngo barebe ko batarwaye COVID-19. Hari ashobora kuba akiri mu bugenzacyaha, azajya muri gereza nyuma. Ariko uwahoze ari umugore wa Jay Polly yitwa nde? Mubwire kesi isa nk'iya Firdaus. Sharifa. Uzi ko Sharifa ari mu bantu basaba imbabazi Jay Polly? Yarazihawe se? Yaravuze ati njye umugabo wanjye ntidusanzwe turwana, n'amenyo sinzi ukuntu yavuyemo. Urukiko batoke, niba wemera ko yagukubise, ukemera ko wakutse amenyo, uburyo muzayagurana. Sawa Davis D harya yitwa nde? Bukuru. Ariko Bukuru nawe burya ni umunyaduki. Pasitoro Bukuru akaba se w'umuhanzi Davis D. Sha niwe uri mu bantu bashakiye umwavoka Jay Polly, niwe wabaye hafi ya Jay Polly, niwe wagerageje kuba muri kese ya Jay Polly icyo gihe. Ariko kimwe mu bintu byanatumye icyo gihe ahabwa amezi 5 nuko umukobwa atakomeje kuzamuka, ariko ntibyakuyeho ko ayo mezi 5 atayarya. Impamvu yanayahawe nuko yanayahawe bagaragaza ko bashingiye no kuri ubwo buhamya bw'umukobwa avuga ko yamukuye amenyo, yamukubise atabigambiriye, bitandukanye na Viole. Yego uyu munsi bo guca ibintu ku ruhande, Ndimbati akurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umukobwa utujuje imyaka y'ubukure. Ibyo kubyara ni ibisanzwe. Ibyo kubyara ni ibisanzwe rero. N'icyo kibazo cy'uburaya yavuze ni ibisanzwe. Uyu munsi kiri ni Viole sur mineur. Ibyo byaha rero, ariko gifite ikibazo hari abagore bigeze kuvuga ngo baramagana Kofi, ngo urukiko rwamuhamije ibyaha byo guhohotera abagore. Harya bitwa bakibare aba feministe bahagaze. Wowe muri showbiz? No way, nta makuru mfite kuri iyo ngingo, ariko icyo byari byose bashyigikiye umukobwa cyangwa n'abafana ba Ndimbati. Onese Mama Sava si umufeministe cyangwa se ba bagore njya mbona bakina amafilime bavuga ibibazo bitandukanye byabo. Ariko iyi kese ya Ndimbati n'impamvu yavuzweho mu buryo butari bumwe cyangwa ubundi, ikagira abafana ameze nk'abareyo na Peri, nuko nabo ba feministe ushobora gusanga harimo abafana ba Ndimbati. Abafana ba Ndimbati, niyo mpamvu ikibazo cyabaye ikibazo. Kandi n'ikibuga cy'amakorerega cyacu ni gito. Gusa uko urabona koko Kabahizi na Ndimbati kuva ku itariki 8, uyu munsi turi ku itariki ya mbere, umunsi wo kubeshya cyangwa ntikizacaho man. Ikiganiro mpaye ku ya mbere kirararaho ku ya mbere ahubwo. Ikiganiro mpaye ku munsi abantu ntibari bugishidikanyeho. Ariko umunsi w'Imana ubundi ni kwa kangahe? Umunsi w'Imana ni iminsi yose. Ariko isi sinzi ukuntu yubatse. Ngo itariki ya mbere ni umunsi wo kubeshya, itariki ya 8 ni umunsi w'abagore, itariki ya mbere z'ukwa 5 ni umunsi w'abakozi, itariki 16 ni umunsi. Afurika ishobora kubigira iminsi myinshi. Ariko icyo nzi ni kimwe kandi nemera, Kabahizi na Ndimbati ntabwo bari bakwiye kuba bakiri mu binyamakuru. Tanto watumiye umunyamategeko, tumiye umunyamakuru, ntabwo ndi umusesenguzi, oya, ndi umuntu uba mu nzego z'ubutabera mu nkuru. Abanyamategeko Bwana Bayisabire n'abandi banyamategeko babiri, sinzi uhagarariye abandi. Ndimbati ahubwo mbaza ngo kuki Ndimbati yahawe iminsi 30 muri gereza? Ngewe ngiye kwiyaminiye baro izabindega, urugaga rw'abavoka mu Rwanda nibabona ibyo navuze birimo ibyaha. Ndimbati afite abanyamategeko 3 uyu munsi. Ifunga n'ifungurwa ntabwo rikeneye abanyamategeko 3. Niki kiburana? Ndimbati ku giti cye yagize abanyamategeko n'abajyanama. Ntabwo mbatutse, ariko abajyanama be ntabwo bamubaniye. Ndimbati yari kwirinda kuvuga
guhura kwe amavu n'amavuko yo guhura kwe na Kabahizi, kuko yahise aha umurongo ubushinjacyaha. Arangije abirenzaho ati ngewe naramuguze. Ndimbati urajya mu manza urajya kuvuga ko waguze abantu nk'indaya muri detansiyo. Ndimbati ari kuburana ikintu kimwe kivuga ngo ngewe kuko yemera ko yabikoze, ndemera ko naryamanye n'uwitwa Kabahizi Feredausi, sinemera ko atari yujuje imyaka, ndemera ko njye nari nzi ko afite imyaka y'ubukure, ibyo by'amafishi bikaba ari byo bitindwaho cyane, ariko dejata uzi ko buriya bushinjacyaha bwagiye kurema ibindi byaha. None se umuntu aravuze ngo ni indaya, bwamuguze ku muhanda, umuntu yemeye ko yamureraga yamufashaga n'ibindi bikorwa byose. Rwose ikibazo uzi ikindi kibi bavuze, uzi ko bavuze ngo uriya mukobwa ni Baringa. Metre koko urajya kubwira umucamanza ngo warezwe na Baringa. Baringa se niba ari ibyo ntarezwe n'igini, none igini rirabafungishije. So Ndimbati njye nk'umuntu wari mu rukiko n'ikimenyimenyi, ikirego cya Ndimbati ntabwo kimara uko abavoka bavuga. Ndabizi iyo video urayifite irahari, imara iminota nka 50. Uzeranje wumve umunyamategeko w'ukuntu asobanura. Yinjiye mu rubanza mu mizi. Uwa kabiri aravuga ngo ni Baringa. Cyakora wa gatatu yaravuze ati ngewe turumva twatanga ingwate, turumva umugore we w'isezerano yamwishingira omwe. Ni nayo ngingo ngira ngo hanini bishingirwaho. No gushaka umuntu kwishingira ukavuga uti ngewe nkorera flash, ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngewe nkorera flash, Kamanzi ashobora kukwishingira. Nifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Naho buriya batanze ibindi byaha byinshi, amazina y'abana, amazina uwanditse ku bana ntibyari ngombwa, twarabimenye. Kuba Ndimbati binatuma umwana nawe yagarutse avuga ko uwo muntu ari Ndimbati, ari Ndimbati wabanditse. Kuba Ndimbati yaremerera urukiko ko yagiye ku muhanda agatoranyamo umukobwa mwiza akamugura nk'indaya, yatanze kongera gutekereza guha yahaye akazi ubushinjacyaha. Kuba Ndimbati yaravuze ko hari abantu bamugiriye ishyari badashaka ko akomeza kuba Ndimbati, ari nabo batumye bashutse uriya mukobwa, yahaye umurongo ubushinjacyaha. None se Ndimbati ejo bundi azajurira ajye mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umukobwa nawe aciye inyuma ati ngewe burya nzanamusabira imbabazi. Bisanga uko yaburanye. Iyo umuntu afunze noneho agafungwa bwa mbere, buri muntu wese azana igitekerezo cye ati ngewe umwavoka ndamuzana ninjye uzamwiyishyurira. Ushobora gusanga harimo umwavoka w'abahanzi b'amafilime b'abakinnyi ba sinema, ushobora gusanga harimo umwavoka w'umuryango wa Ndimbati, ushobora gusanga harimo umwavoka wa Ndimbati nka Ndimbati. Noneho ukabona umuntu agize abavoka 8 ariko mu by'ukuri azimo umwe cyangwa babiri, kandi uko niko kuri rwose. Bimwe mu byatumye urubanza rwa Ndimbati rugira isura mbi cyangwa nziza hanze, harimo n'abanyamategeko be batamugiriye inama yo kumenya kuburana ifunga n'ifungurwa. Icyaburanwaga ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa iminsi 30 kuko bikiri mu iperereza, nawe akavuga ko akwiye kurekurwa kugira ngo ajye gukora akazi kasubire mu muryango nyarwanda, agasaba kurekurwa by'agateganyo. Ibyo by'indaya, kujya kugura abagore, kwemera abana no kutabemera ni ibintu biza mu mizi. N'amafishi uzi ko buriya uyu munsi ushobora gusanga ubushinjacyaha bwarageze muri Nyaruguru kujya kureba icyo kibazo cy'amafishi. Uzi impamvu uriya mwana afite izina rimwe? Ngo yavukiye mu rugo. Abana bavukira mu rugo si benshi. Kera uzi ko hari abaganga, byari bizwi ko hari abaganga mu ntara n'amakomine ababyeyi babyariza abana mu rugo. So ntabwo uyu munsi rwose, uyu munsi ikibazo cya Ndimbati n'abanyamategeko kare nigeze kubikomezaho. Rero interview Metre Bayisabire ntiyahaye abanyamakuru ntiyari ikenewe. Bari kumuvugisha akababwira ati tugiye kwicara n'umukiriya wanjye turebe ikigiye gukurikira, kandi nabyo akabikubwira mu gikari, cyane ko atari yambaye umwenda w'abavoka. Rwose uriya mukobwa uyu munsi keretse
kandi rega ntabwo bishoboka. Uyu munsi ni Kabahizi, ejo n'undi leta ibikora yagize imana hahurira bisanga Ndimbati biba ariwe bifata, ariko nka gereza ziri mu Rwanda uzabaze Peri, CSP Peri, nushaka mbere yo gukora iki kiganiro mubaze uti gereza zo mu Rwanda by'umwihariko gereza ya Nyarugenge abaregwa icyaha cya viole ni bangahe percentage, azakubwira ati 10,000 biri muri gereza, 3,000 nibyo bitari muri nibyo bya viole, nabyo ni byinshi. Rero ntabwo Ndimbati ni umuntu usanzwe pe, ni umuntu usanzwe nk'abandi wagiye kujoininga abandi bagenzi be. Uyu munsi uyu muntu iyo ari muri gereza tujora bari mu muryango nyarwanda. Ahubwo rero ku kintu cy'amategeko, reka nako umusore uri hano ku ruhande ya telefone yanjye dushake Maître Antoinette wahoze ari umunyamategeko wa Kizito Mihigo. Ntabwo nigeze muvugisha, nta nubwo azi ko muhamagara, ningira imana iracamo. Tumubaze kiriya Kabahizi yakoze ikintu gishobora ingaruka bishobora kumugeraho mu rwego rw'amategeko, kuko uyu munsi afunze kubera Kabahizi Ndimbati afunze kubera ibyo yavugiye kuri YouTube. Yego, kandi n'ubundi yagarutse. Aje gukora iki se? Umuvandimwe aje gukora iki? Kuko ntabwo Kabahizi uyu munsi icyo ari kuburana kirenze icyo ari kuvuga muri media, birenze ibyo uyu munsi Ndimbati akurikiranweho. Mukamusoni se waramwumvisha we? Abguze umugore nyuma yo kwiyahura kwa Ndimbati, kuko inzego zifite ububasha zemeje ko yiyahuye. Hanyuma nyuma yo kwiyahura, nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, uwari kuba umunyamategeko we wagiye no kumureba afunze, we yabwiye abanyamakuru bamwe ko koko yiyahuye, ko nawe yemeza ko yiyahuye. Fete Antoinette, uwo Maître Antoinette ari mu bemeje ko nawe ari mu bemeje ko Kizito Mihigo yiyahuye, na mbere yuko inzego zibifitiye ububasha zibitangaje. Ahubwo nuko ndi kubona mubuze, ariko nambaje ikibazo ntabwo kigoye, kuko ntabwo leta ari ahantu umuntu ajya kuvuga ngo ndajya kukurega ngo nibagukozamo njye kugusabira imbabazi. Hari abo barwanye bagiranye ibindi bibazo bisanzwe. Hanyuma alo Maître Yves, mwiriwe? Umeze neza? Umeze neza? Ni amahoro? Ko ndi kumva ntakumva neza. Ariko ndi kukumva. Nitwa Jean Paul Nkundi neza. Ndagutunguye, ariko ntabwo ari n'ibintu bikomeye cyane. Ni kesi imaze iminsi isirikira y'uwitwa Ndimbati, uwihoreye Jean Bosco Ndimbati. Hanyuma hari umukobwa watanze ikiganiro kuri imwe muri sheni yo mu Rwanda avuga nyine ko uburyo yamuhohoteye akamukura bakabyarana, ariko yaraye n'ubundi agiye muri kimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, aravuga ati ngewe buriya nabivuze ntazi ko bikomeye, ntazi ko bamufunga, nishakiraga indezo y'abana, none niteguye ko natangira kuburana mu mizi namusabira imbabazi. Iryo jambo ryo gusabira imbabazi umuntu wamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano uyu munsi, akaba ari yaramaze no guhabwa iminsi 30, nk'umunyamategeko bivuze iki? Bishobora bisobanuye uko ndi mu nama n'abantu, ntiwanyihanganira gato nkaza kuvugisha mu kanya? Byari magese ubutware mu kiganiro maze ariko ni umunota utarenze umwe.
mu buryo bw'amategeko umuntu urumva harimo ibintu aha icyaha cyakozwe kandi icyaha kiba cyakorewe rubanda muri criminal case biri against the society. ntabwo ari icyaha cyakorewe Kabahizi nka Kabahizi person. We ni victim we direct ariko igihugu cyose kiba cyabaye offended. Niyo mpamvu ubushinjacyaha aribwo burimo burakurikirana burimo buburana nawe. Cyakoze amubabariye kubera ko nafite uburenganzira bwo kuregera indishyi zikomoka kuri icyo cyaha mugashobora kwiyambura ubwo burenganzira kuko tugiye nta kintu mukurikiranyeho nubwo yaba yaramukoreye ibyo yamukoreye atuje imyaka ariko akajya agatanga imbabazi. Rekavuze ati narabeshye. Icyo gihe we ntibyamugiraho ingaruka rwose byamugiraho ingaruka wenda zitaremereye cyane ariko yafatwa agafungwa nawe akaburana. yavuga ati narabeshye cyangwa nari nibeshye kigeze abihinduye status y'icyaha ariko niba icyaha cyarabaye victim akavuga ati mukurikiranye icya mbere ni byiza kubera ko baba babayeho kwiyunga igihe cyose yaba bikoze bivuye ku bushake bwe ariko ku bijyanye n'uburyozwacyaha bw'umuntu ibyo ni ibindi bureba ngo ese victim arabyumva ate arumva twamuhana cyangwa tutamuhana abaye break action. Sawa Yves, murakoze cyane ku kiganiro gito tugiranye. Okay, thank you. Ahubwo Yves ambwiye avuze akantu ntari natekereje cyane wari wagitekereje umbwire kamera wari witekereje icyaha cya Kabahizi ntabwo ari Kabahizi person ni icyaha cya society bya bintu birakomeye. Kumbiye numvaga umusaza ariko aravuze ati nka Kabahizi kuko n'ubundi hari kuzazamo kuregera indishyi. Kirego cy'indishyi nicyo gishobora kuvuga ati ngewe sinyikeneye kumukurikirana n'ibindi nta ndishyi mwaka ariko toujours icyaha cyo kigakurikiranwa. Urakimenye nta n'icyo narinzi ahubwo Yves tuzamutumira abantu birakwiye Yves azaza. Hanyuma JP ngira ngo n'ubundi dusoreje ku cy'umunyamategeko abivuzeho tunagushimira wenda usoza inama waha abanyamakuru mu bibazo nk'ibi by'ubutabera haba ku nkuru batangaza haba mu kujya kwatendinga iburanisha ibyo byose inama rusange watanga ni iyihe kugira ngo dusoreze aho ngaho? Inama ya mbere iri muri rura n'aba chief editor nushaka uba ufite Jaras TV zingahe ukabuze ati aha si iwanjye ahubwo nk'uko wabikone se unaniwe guhamagara Yagos cyangwa se n'undi ngo aze agugere ntuza ndoke buri muntu amenye ibye none se hari inkuru ntashobora gukora inkuru za masantura soko ry'imari n'imigabane ngo kare buri muntu agira inyogoye. Masantura yispecialije mu makuru y'ubukungu. Dukeneye ibigo by'itangazamakuru, dukeneye ibinyamakuru byandika bigira umwihariko w'inkuru z'ubutabera. Nubona ngo haje ngo umunyamakuru wa The New York Times waje gukurikirana urubanza rwa Rusesabagina, umva uriya bari uwo mu manza, ntago wamubaza muri economy, ntago wamujyana muri economy. Nubona umunyamakuru ugirana ama interview n'abaperezida, uwo muntu ntago uzamubona muri sport. Inama nagira abanyamakuru bakuyemo amarangamutima yari yo yose, abanyamakuru ntago bagira ubudahangarwa, binjire mu kintu bumva bazi. Nisho bundi narababwiye mu rukiko ntabwo ndi umukozi w'urukiko ariko nkorera hano full time. Umunyamakuru ufata amafoto n'amashusho abikore muri iki gihe cyagenwe, umucamanza naza niwe uza kugena ibindi, kuko umunyamakuru ashobora no kujya kwibonera agafata n'ibidafatwa. Bakwiye kwitonda. Ubuse ko nta munyamakuru ajya gufatira selfie kuri presidence, uvuga ati hano ni ku musaza reka ngende fata ifoto, cyangwa hano hirya mu kiyobo. Nyine nuko avuga ko hari dangerous, hari n'icyapa kibuza kamera kuba wanayifungura. So umunyamakuru akwiye kwispecializa mu kiganiro cye. Patrick Kanyamibwa ntumuzi, nyakwigendera, yabaga muke we na Yaba usare kumona mu manza. Rero buri muntu agira ibye, biragaruka no mu bitaramo. Uzi ko nkabyumva uhore
ntabwo yakoze igitaramo mu Rwanda. Tegura igitaramo kimeze nka umuntu wumva byumva uhore arahita yumva indirimbo ziza gucurangwa mu gitaramo, bitandukanye n'ibyo abandi bahanzi bategura. Buri muntu nyine aba afite ubwihariko we, ariko Rura RMC n'ibindi bigo byose bifite aho bihuriye n'ibinyamakuru bagerageze buri munyamakuru akore akazi ke kugira ngo bimurinde kuba yakwisanga mu cyaha, kuko rimwe na rimwe hari n'abanyamakuru bafungwa kuko hari inkuru bakoze batazi ko ari icyaha. Nta n'ikindi. JP asante. Reka tuvuge ngo abadukurikiye bakoze ku munsi, ikiganiro gikozwe ku munsi wo kubeshya utemewe kuko akazi uyu munsi kabaye na kalendari, nta hantu umunsi wo kubeshya wanditse, ariko barabizi ko itariki ya mbere z'ukwa mbere z'ukwa kane yewe mba ntekereza Pasika yo ku cyumweru, Pasika hanyuma mu kindi cyumweru tukinjira mu cyumweru cyo kwibuka, ariko ibindi iyi minsi yagiye igenwa yindi itazwi ntabwo nyemera. Kabahizi se uzamusura utanyobye? Kabahizi kandi kumusura utagiye kumukoresha penaliti, kuko uriya mwana ntawe ajyanwa n'amarangamutima. Numubaza umusubiza kuri ndimbati azarira, ariko numushyira agafuka k'umuceri n'ibiro 5 by'isukari ebana azamara icyumweru atajya kuri YouTube. Ni nayo mpamvu rega buriya ushobora gusanga uyu munsi ikiganiro akoze gifite 100,000. Mu 100,000 nubwo arimo bamuteye imijugujugu, ariko ashobora kuhakura ari inyana none zo bamuha isukari cyane. Reka dusoze tuvuga ngo yaba ndimbati turifuza ko yabona ubutabera buciye mu mucyo, kandi n'indimbati usanzwe nta burinzi bw'umwihariko, ntabwo azaryama ahantu hadasanzwe muri gereza, ntabwo azaburanishwa mu buryo budasanzwe, ntazaburanishwa nyuma y'amasaha y'akazi, azaburanishwa mu masaha yagenwe. Kandi nta gihindutse, ndimbati yaburanira kuri Skype, yaburanira mu rukiko, iyi kamera ya Jaras ifite amahirwe ku gipimo cya 80% cyo kuzakurura, cyo kuzumva ko ndimbati yireguye mu bujurire bwe bitari munsi y'iminsi 10 uhereye ku itariki ya mbere, kuko yakatiwe kuri 28, iminsi 5 yo kujurira. Bajuriye ejo cyangwa uyu munsi. Kuba arwaye umunyamategeko we si ubigena, umucamusha cyaravuga ati gereza ifite ubuvuzi, ifite n'ivuriro, niba arwaye gereza izamuvuza. Hanyuma Kabahizi wowe ubwawe none se kiriya kinyamakuru nicyo cyaguhamagara, iyo kiguhamagara se ukacyangira uti narababonye ntimwambonye, nawe ugabanye itangazamakuru n'abanyamakuru nabo bakureke. Ange sinzongera kukuvugaho keretse nibiba ngombwa mu nyungu rusange. Niyo mpamvu uyu munsi ubushinjacyaha buri mu rubanza rwawe, ntabwo uri mu rubanza rwawe nka Kabahizi, ruri mu rubanza rw'umunyarwanda witwa Kabahizi, ariko mu izina ry'abandi benshi, mu izina rya sosiyete. Asante. Imana iguhe umugisha, Imana ibarinde mwese, wa mugani abari badukurikiye, cyane cyane abadukunda. Na Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda, ariko abashakana umwete nibo bambona. Bye.